Ikagejuru nanone ugarutse mu ijuru. Uyu munsi dufite abatumirwa Musinga na Yesu. Yesu ubundi Musi Abanyarwanda bamenye gute? Komera uko inyigisho zanjye Matayo yarazanditse mu Giheburayo zageze mu Kinyarwanda gute? Ariko Yesu nawe rwose uri uwo muri rimwe koko. Nyuma y'uko uvuye ku isi yateye imbere, indimi zirahinduka. Wasanga nta n'umuntu n'umwe ukivuga Igiheburayo. Inyigisho zawe zakuwe mu Giheburayo zishyirwa mu Kigiriki, mu Kilatini, zikurwa mu Kilatini, zikomereza mu Gifaransa, Icyongereza, ziva mu Cyongereza zishyirwa mu Giswahili, ziva mu Giswahili zishyirwa mu Kinyarwanda, ubundi zikava mu Gifaransa zigashyirwa mu Kinyarwanda, yewe ibitabo byabaye uruhuri. Uko niko bigabanyije ijambo ryanjye. Nakumiro. Uko bigabanyije ijambo ryawe rero, niko bigabanyije n'itorero ryawe. Itorero rya Gikristo ntago rikiri rimwe. Ashwida bararyigabanyije nk'uko bigabanyije umwitero wawe Gorogota. Utwaye umutwe, utwaye akaboko, utwaye ino, utwaye ugutwi, utwaye ikirenge nuko. Noneho ufite ino yirirwa yiruka nk'imisozi yose aririmba ngo afite byose ubwo afite Yesu. Ntashobora gutekereza kwegera ufite ikirenge ngo bahuze bashyire hamwe bakugire wuzuye. Ashwi barakugendana ibice bazaguriza hano mu ijuru. Iwacu byateje akajagari ku buryo hasohotse itegeko ryo gufunga amasinagogi. Niko se Yesu urumva udakwiriye gusubira ku isi? Iki gikombe kindenge. Mu ijuru haba ibyombo.